Nongere mbasuhuze mbifuriza ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira mukomeje kuba natwe muri mu bice bitandukanye imbere mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Byinshi rero bikomeza kugenda bigarukwaho yaba mu bitangazamakuru bitandukanye by'imbere mu gihugu cy'u Rwanda, yaba ku mbuga nkoranyambaga. Iyi ni inkuru imwe yababaje abantu benshi cyane, ni inkuru y'akababaro ikomeje kugenda igarukaho cyane cyane by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga, aho uwitwa Mutoniwase Diane yishwe ateragwa ibyuma mu ijosi ndetse no mu nda. Amakuru avuga ko ibi byabereye mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Masaka, akagari ka Gako. Umukobwa witwa Mutoniwase Diane yishwe ateragwa ibyuma mu ijosi no mu nda, yiciwe imbere y'akabari yakoreragamo. Bikekwa ko rero yaba yarishwe ngo n'uwakoraga cyangwa se wakodeshaga icyokezo muri ako kabari. Hari n'amakuru avuga yuko uwaba waramwishe yaba ari umusore bakundanaga, hanyuma rero ngo nyuma yaho uyu Mutoniwase Diane amubenze biza gutuma afata icyemezo kigeretse cyane cy'ubwa cyo kuba yamwambura ubuzima, nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Turacyakomeza gukurikirana kugira ngo tumenye ibirambuye ku rupfu rwa Mutoniwase Diane, ndetse tuzanagenda tunamenya uko ubutabera buzagenda mu by'ukuri bigaragaza cyangwa se butangwa muri rusange. Biravugwa ko hari abamaze gutabwa muri yombi kugira ngo bakorweho iperereza mu by'ukuri ku rupfu rwa Mutoniwase Diane. Gusa abantu batandukanye bagize bati ubugome bukabije, ati wayi leta itagarura igihano cyo gupfa, ati kwele, ati n'ubundi niba nta kumwica birimo ndumva bitanshishikaje, ati gufunga gusa umuntu agasigara ku isi yarakwiciye uwawe, ati wape kabisa. Undi ati olala, ati mbega agahinda cyane, ati tumutangatanga bamufate kuko uwo si umuntu n'umwicanyi, ati ni leta yaboroye atabicanyi abafata ku ngufu abana babo, ati n'ibindi, ati bagarure igihano cyo kubica uwishe nawe yicwe, ati murebe ko bitazashira, ati naho mu gihe cyose umuntu acyumva ko nanyica azajya kundira ibigori kandi akazafungurwa azabuzwa nande kwica. Hanyuma undi ati rest in peace, ati ruhukira amahoro Diane. Undi ati mu by'ukuri Imana ikwakira, ati birababaje biteye agahinda, ati bashake iyo nkozi bibi bayifunge. Undi ati nta kintu kibabaje, ati niko kubona za ntumwa za rubanda zinanirwa kuvuga ku bwicanyi bwiganje mu gihugu, ati barangiza ngo ushaka gusaba akazi yishyure. Undi yagize ati ese noneho ibintu bisigaye bibera muri iki gihugu ni biki koko, ati ye baba we, ati mbega ubugome, ati bw'indengakamere, ati nyamara rero ubwicanyi bumaze gukabya, ati mu bice bitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda, ati uyu muzimu wo kwica abantu biragoye ko azava mu Rwanda kabisa, ati yo, ati baze kweri ubwo byamufashe, ati bimusaba ibyo afite, ati aragigira, tubita rero bimurangiza, ati izo mbwa rero zifatwe zifungwe, ati vuba na bwangu, tisha aheza, ati abeza bapfa ubusa koko, ati uyu mwana wo kurugarika, ati Nyaruguru, ati bamuhoye iki. Undi ati ibi bintu birakabije, ati mutabare kandi ikigo gishinzwe iperereza n'igikumire icyaha kitaraba, ati bimaze kuba bibi cyane. Undi ati rest in peace, naruhukire amahoro, ati umwana wa Nyaruguru, umwana wacu, ati baramwishe abagomesha. Undi ati se kuki iki gihugu undi ati sha sinzi impamvu nagize impagarara ku mutima, ati natewe n'urupfu rw'uyu mwana, ndumva nanjye abantu bazanyica nubwo ntazi aho bazantegera, ati leta yagize icyo ihindura koko, tiko abantu badushizeho. Undi ati ahubwo iyaba uwishe nawe yahanishwaga igihano cyo kwicwa ariko bamutwitse, ati ku kabarore, numva ni nko kuvuga ku karubanda, ati wenda abantu bagira ubwoba bwo kongera kubikora, ati because bimaze kurengera pe, ndetse hari benshi bafite umugambi wo kwica ariko ntibarabona uko babishyira mu bikorwa, ati paroma nihagaruke igihe yige kuri iki kibazo, ati naho ibyo kwica umuntu warangiza ukajya kurirwa wicaye muri gereza urya ibigori biva mu misoro yabo wiciye, it's a shame, ati mu by'ukuri biteye isoni. Ati ariko Kicukiro imaze kuba icumbi ry'ibibi, ati hari naho bita korodoro bafatira abana ku ngufu bava kwiga, ejo narindi gutambuka numva abana bari kuvuga ko baraye bahafatiye umukobwa uba ufite ubumuga, ati bwo kutavuga Kicukiro, ati Kicukiro ubundi how are you? Undi ati leta yitwa leta mu rurimi rw'abazungu, ati itaraza hari n'ubundi abicanyi, ati bazahora iyo leta yawe rero, ati yibabarire, ati kuva ubu butaka, ati bwanyu mu maraso y'inzirakarengane zirenga miliyoni mbona ari amahano yabereye, ati kuki Sekibi atava mu bantu, ati ko ab'imitima ya kinyamaswa badacogora, ati ntibabicikeho. Yego, ati ko biteye ubwoba, ati uwamwishe akwiye kwitabwaho,
by'umwihariko kandi agahabwa serivisi nziza iruta iyo yatanze. Undi ati ingaruka z'ibyaha ati mana we ati tabara u Rwanda n'abanyarwanda ati bashake ingegera ifungwe ati burundu ati Nyaruguru igihe mwayihereye ati mwarekeye aho mwanyangabira mwamwe ati gusa muzafatwa bidatinze ati Imana mwakire mubaye ati ubuse koko nta muntu wari hafi ngo amutabare koko ati uyu mwana w'umukobwa ati mana yanjye ati bamuhane ati by'intangarugero rwose ati ubunyamaswa burakabije ati ariko mu Rwanda dufite ikihe kibazo kweri ati abantu ko babaye babi cyane ati may her soul rest in peace ati mbega with deep condolences ati turanganisha umuryango we atuzi se yarisheri musaza ati ubwicanyi mu Rwanda ati bumaze gufata indi ntera ati ntawe kukigenda ijoro atuje ati ndabona gahunda ari ugutaha saa moya ati u Rwanda jenoside ati mushuti wanjye disi ati nyamara ibi bintu byigweho ati kuko bitabayeho ati baratumara ati ariko mana ati kuki abantu bica abandi koko ati ubundi mu mategeko y'u Rwanda hakongewemo uko uwicishije inkota nawe yagahanwe atyo gufunga nk'uyu ati si ubutabera kabisa ati safety country ati naringize ngo ni uwo mu rugo ati yitiranwa na benshi ati mbega isi ati birababaje cyane. Abantu batandukanye rero bagiye bavuga ku rupfu rwa Mutoniwase Diane rero wishwe ku munsi w'ejo mu karere ka Kicukiro ni imwe mu nkuru zagiye zibabaza abantu benshi cyane muri rusange. Hanyuma rero reka nkomeze ndebera hamwe n'andi makuru akomeje kugenda avugwa babwire ko indi nkuru nayo ni yo mu karere ka Kamonyi umusore w'imyaka 25 w'umurenge wa Gacurabwenge mu karere ka Kamonyi bamusanze mu mugozi yapfuye aho bikekwa ko yaba yiyahuye byabiri mu mudugudu wa Mushimba akagari ka Kigembe ku gicamunsi cyo kuri 20 Ugushyingo 2025 umusore witwa Dukuzeyezu Jean Masene yasanzwe mu mugozi wa Supanet yapfuye nk'uko umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo Chief Inspector of Police Hassan Kamanzi yavuze ko byamenyekanye ubwo uyu mugabo ukora akazi k'ubudozi yakomangiraga Dukuzeyezu mu nzu yabagamo wenyine kugira ngo rero abike imashini ye abura umukingurira arungurutse asanga amanitse mu mugozi w'inzitiramibu. Ati umuturage rero yatabaje abaturage n'inzego zirimo RIB na polisi zirahagera zimukura muri uwo mugozi. Chief Inspector of Police Kamanzi avuga ko amakuru afite yerekana ko uyu musore nta makimbirane cyangwa se intonganya yari afite n'abandi baturage. Yavuze ko nyakwigendera yari acumbitse kandi yikoreraga ibiraka kuko yahaje aho aturutse mu karere ka Rutsiro akomokamo, gusa avuga ko basanze urugi rukingiye imbere ko nta handi bantu bangije kugira ngo rero bivugwe ko baba bamwishe. Umuvugizi wa polisi avuga ko umurambo woherejwe mu bitaro bya Remera Rukoma kugira ngo rero ukorerwe isuzuma. Inzego z'umutekano n'izibanze zahumirije abaturage ndetse umuryango wa nyakwigendera rero utuye mu karere ka Rutsiro umenyeshwa iby'uru rupfu nk'uko amakuru yakomeje kugenda abishimangira muri rusange. Hanyuma reka mbabwire ko mu makuru ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO zatangaje ko umutwe w'iterabwoba IDF wishe abaturage 89 mu cyumweru kimwe mu burasirazuba bwa RDC. Izi ngabo zabitangaje ku 21 Ugushyingo ni ukuvuga ku munsi w'ejo hashize, zivuga ko ADF imaze kwica abarenga 89 barimo abagore 20 guhera ku itariki ya 13 kugera ku itariki ya 19 Ugushyingo 2025 muri teritwari ya Rubero yo muri Kivu y'Amajyaruguru. Izi ngabo zasobanuye ko uyu mutwe agabye ibitero ku bitaro bya Kiliziya ya Byambwe ukica abantu 17 barimo umugore wari wagiye kubyara utwika ibyumba 4 by'abarwayi ndetse wiba ibikoresho byo kwa muganga birimo imiti. MONUSCO yasabye guverinoma ya RDC gukora iperereza ku bakoze ubwo bwicanyi cyangwa se ubwo bugizi bwa nabi. Leta abayobozi ba RDC bakwiriye gushyiraho urwego rwigenga no gukora iperereza ku bakoze amahano kugira ngo rero bamenyekane babikoze ubundi bajyanwe imbere y'ubutabera. Ibi rero bibaye mu gihe ADF yerutse kwigamba ibitero yagabye muri Nzeri 25 byahitanye abantu bagera kuri 60. Raporo zitandukanye zigaragaza ko ADF iza kwisonga mitwe itwaje intwaro yica abaturage benshi muri RDC. Abarwanyi bawo bicisha imbunda intwaro gakondo ndetse kandi bakanatwika amazu mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu yandi makuru reka mbabwire ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagaragaje ingingo 28 zikubiye mu mushinga amasezerano agamije gufasha Ukraine na Burusiya bahagarika intambara yo kugarura amahoro. Izi ngingo zagiweho impaka cyane kuko zisa nk'iziri mu nyungu z'Uburusiya. Ni ingingo zashyizwe hanze tariki 20 Ugushyingo 2025 zikuyemo guharira Uburusiya ibice bya Ukraine yafashe ndetse no kugabanya ingabo za Ukraine zikaba 1600 gusa. Uyu mushinga uteye utya: ubwigenge bwa Ukraine buzemezwa
Uburayi, Uburusiya na Ukraine bizagirana amasezerano yo kutazongera gushoza intambara hagati yabo. Uburusiya ntibuzongera gutera mu bihugu by'ibituranyi. Umuryango wa NATO ntuzakomeza kandi kongera abanyamuryango bawo. Uburusiya na NATO bizagirana ibiganiro ku buryo bwo kurangiza amakimbirane burundu ndetse no kugirana imikoranire mu bijyanye no guteza imbere ubukungu. Ukraine izizezwa umutekano urambye. Ingabo za Ukraine zigomba kandi kugabanyuka zikagera ku basirikari 600 gusa. Ukraine igomba gushyira mu mategeko yayo ko itazigera ijya muri NATO ndetse na NATO ikemeza ko itazigera yakira Ukraine na rimwe. NATO igomba kwemeza ko nta ngabo izohereza muri Ukraine. Indege z'intambara zo mu Burayi zizajya zibikwa muri Pologne. Kwizezwa umutekano bya Amerika bizagendera kuri ibi bikurikira. Amerika nayo yari yo igomba kwizezwa Ukraine nigaba ibitero mu Burusiya, uwo mutekano uzateshwa agaciro. Uburusiya nibutera muri Ukraine, Amerika izafasha Ukraine mu bijyanye n'igisirikare, ibushyiriyeho ibihano. Ubutaka izatwara muri aya masezerano busubizwe Ukraine ndetse n'izindi nyungu zose bwari bufite muri aya masezerano ziteshwa agaciro. Ukraine ni yohereza misile mu murwa mukuru w'Uburusiya Moscow cyangwa se mu mujyi wa St Petersburg. Nta mpamvu umutekano yizejwe na Amerika uzata agaciro. Ukraine yemerewe kujya mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi mu gihe itarajyamo kandi yemerewe gukoresha isoko ry'Uburayi. Hazabaho ingamba zikurikira mu gufasha Ukraine kwibaka. Hazajyaho ikigega gifasha Ukraine mu iterambere kizafasha mu gushora imari mu nganda, ikoranabuhanga, gukusanya amakuru ndetse n'ubwenge buhangano. Amerika izafatanya na Ukraine mu kongera kubaka ndetse no kuvugurura ibikorwa remezo byo gutunganya peteroli birimo imiyoboro yayo ndetse naho ibikwa. Gufatanya gusana, kubaka ndetse no kuvugura imijyi yasenywe n'intambara. Gushyira imbaraga mu bijyanye n'umutungo kamere ndetse n'amabuye y'agaciro. Banki y'Isi izashyiraho uburyo bwihariye bwo gufasha ibi bikorwa kujya mu bikorwa. Uburayi buzongera guhabwa ikaze isoko mpuzamahanga mu buryo bukurikira. Ibihano byafatiwe bizaganirwaho bigenda bikurwaho kimwe ku kindi. Amerika izagirana imikoranire n'Uburusiya mu nzego zitandukanye zirimo ingufu, umutungo kamere, ibikorwa remezo, ubwenge buhangano, artificial intelligence, ibigo by'ikoranabuhanga bibika amakuru, gucukura amabuye y'agaciro adakunze kuboneka yo muri Arctic n'indi mikoranire igamije iterambere. Uburusiya buzasabwa gusubira muri G8. Umutungo wafatiriwe uzakoreshwa mu buryo bukurikira. Miliyari 100 z'amadolari zafatiriwe z'Uburusiya zizakoreshwa mu bikorwa biyobowe na Amerika byo gushora ndetse no kongera kubaka Ukraine. Amerika izasabwa 50% y'ibikorwa byashoramo amafaranga muri Ukraine ndetse Uburayi buzatanga miliyari 100 z'amadolari Amerika yo gushora muri ibyo bikorwa. Hazajyaho urwego rw'Abanyamerika n'Abarusiya rushinzwe kugenzura umutekano w'ibihugu byombi ndetse n'ikurikizwa ry'amasezerano. Uburusiya buzashyiraho itegeko rigena ko butazongera gutera mu Burayi cyangwa se muri Ukraine. Amerika n'Uburusiya bizongera amasezerano yo kugabanya intwaro za nucleaire ibihugu byombi bikora. Ukraine izemera kuba igihugu kidakoresha intwaro za nucleaire binyuze ku masezerano mpuzamahanga ya NPT yo kugabanya ibikorwa n'ikwirakwizwa ry'intwaro za nucleaire. Uruganda rwa Zaporizhzhia rukora amashanyarazi akomoka ku ngufu za nucleaire ruzacungwa ndetse rugenzurwe n'umuryango witwa International Atomic Energy Agency ushinzwe kugenzura ikoreshwa ry'ingufu za nucleaire. Ibihugu byombi bizashyiraho gahunda mu mashuri zo kwiga no gukuraho ivangura rishingiye ku ruhu n'urwango no kwiga kubana n'imico itandukanye. Ukraine izemeza itegeko ry'umuryango umwe bw'Uburayi ryo kudakumira amadini ndetse n'indimi. Ibihugu byombi bizemeranya gukuraho amabwiriza yose y'ivangura yaba mu mashuri ndetse no mu itangazamakuru ndetse byubahirize uburenganzira bw'Abarusiya n'Abanya-Ukraine. Ingengabitekerezo y'Abanazi igomba kurwanywa ndetse ikaba ibujijwe. Ibijyanye n'ubutaka, Crimea, Luhansk na Donetsk tuzaba duce tw'Uburusiya ndetse na Amerika niko izajya ibifata. Aho imirwano yari igeze mu duce twa Kherson ndetse na Zaporizhzhia niho izahagararira ndetse kandi hahite hafatwa nk'umupaka w'agateganyo. Uburusiya buzava mu duce bwari bwarafashe tutari Crimea, Luhansk na Donetsk. Ukraine izakura ingabo zayo muri Donetsk ndetse kibe igice kitagerwamo n'ingabo neutral demilitarized buffer zone, kuko Uburusiya nabwo ntibwemerewe kugira ingabo bwohereza muri ako gace nubwo ugafatwa nk'Uburusiya. Nta mpinduka zigomba kubaho ku bijyanye n'ubutaka cyane cyane hakoreshejwe imbaraga nibiba nta bikorwa byo kwizezwa umutekano bizabaho. Uburusiya buzemerera Ukraine gukoresha umugezi wa Dnipro mu bikorwa by'ubucuruzi ndetse bigirane amasezerano yo kunyuza ibinyampeke mu nyanja y'Umukara
ku buntu. Komite zikora ibikorwa by'ubutabazi zifasha mu gukora ibikorwa bikurikira: imirambo n'imfungwa zisigaye bizahererekanywa bose uko bakabaye, abantu bafashwe bugwate bose bazarekurwa harimo n'abana, hazashyirwaho gahunda yo guhuza imiryango, hashyirweho ingamba zo gufasha abagizweho ingaruka n'intambara. Ukraine izahita kandi itegura amatora mu minsi 100. Ibihugu byombi ntabwo bizaryozwa uruhare rwabyo muri iyi ntambara ndetse kandi bizigera bigerageza gusaba ubutabera mu bihe by'ahazaza. Aya masezerano azaba yemewe n'amategeko ndetse ishyirwa mu bikorwa ryabyo bigenzurwa n'urwego rushinzwe kubungabunga amahoro ruyobowe na Perezida Donald Trump, ndetse igihugu kizayangiza kizashyirwaho ibihano. Aya masezerano nagerwaho, ibihugu byombi bizahita bihagarika imirwano ndetse bitangire gushyira mu bikorwa ibikubiye muri aya masezerano nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Reka rero mbashimire, mbifuriza gukomeza